Nubwo umuvandimwe wacu Padiri Siliveri tungana gutya ntabwo ibintu biba byoroshye kugira ngo abantu bahure bangana gutya. Ubu byifuje nk'ejo ntabwo wabishobora, rero ndabeshya uzajya ugerageza rero ukabikunda. Ntabwo watubona tungana gutya ubiteguye ejo cyangwa no ku cyumweru, nta buri muntu uburamo, wenda hakazamo n'abandi batari bahari, ariko ntabwo ko tungana gutya watubona uko ubyifuza. Wewe ni umunsi Imana yariteguriye. Njye uvuga hari abatanzi, nitwa Munyemana Silas, kumugwe murasiranye, ntuye hano i Muhanga, ariko ubundi kavukire iwacu ni ku ifishi nyine. Ku ifishi sibyo se? Ku ifishi hari umugeyo. Ibindi tutajya tubyumvikana gahoro gahoro. Siliveri rero Padiri ubu ngubu muri aka kanya aba bantu batari bose babazi. Aho twata umwanya turisubiramo ngo bibiri n'aka turaziranye. Aba bantu abavandimwe banyu twifuje kuza muri uru rugo muri aka kanya, baraguteguye bakabiha umwanya wabo muri by'agaciro kwegera umuvandimwe wabo mukuru kuri uyu munsi, bakamwifuriza aniveriseri isabukuru nziza y'imyaka 50 n'uyu. Bari mu kabaye bari gushaka amafaranga yo kwishyura ibitaro, oya ni ibyishimo gusa kugira ngo nabyo byishimo. Rero mu kanya hari umugati wateguye, umutsima, hari n'abakobwa beza bashyikiye bazi kuwuvuga, bawuvuze wahiye, bagiye kuwuzana bakwereka ibyo byishimo. Ndetse umunsi w'ibyishimo ntabwo umuntu arya gusa, arananywa. Hari n'inzoga bateguye yo kuza, twateguye kuza kumanuza umutima kugira ngo utaza kukuniga. Ntabwo turi bubone ariho rero uriya, ntabwo byagenda gute gusa. Reka rero abavandimwe bateguye umutsima bawuzane hino, nabo wigira ijuru gake gake kugira ngo umutsima rwose turawu. To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. He's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, and so say all of us, and so say all of us. So say all of us, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow. And so say all of us. 21 today, 21 today. He's got the key of the door, never been 21 before. People say he can do as he likes, shout hip hip hooray. He's a jolly good fellow, he's 21 today. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
Cyuzuzo yewe yasanze mberewe n'uwayivugaga yaje aseka ati wibarutse umukobwa cyo vuza impundu zihogoza nahise mbaduka ngenda nseka nkoranya amasonga muvukana ngo tuze tukurore tunogerwe ukimara kuvuka Cyuzuzo uri kubyaye Cyuzuzo bana muvindimwe bacinya akadiho bongeza mukuru wabo warahiga ngo azajya kwiga guteruye agutereye mw'ijuru kabiri avuze ko gukunda Cyuzuzo ngo azajya guhimba imivugo wino Cyuzuzo muruko wavutse Cyuzuzo yewe yasanze mberewe n'uwayivugaga yaje aseka ati wibarutse umukobwa cyo vuza impundu zihogoza nahise mbaduka ngenda nseka nkoranya amasonga muvukana ngo tuze tukore tunogerwe ukimara kuvuka Cyuzuzo uri kubyaye Cyuzuzo abatoya nabo bari mu muhungu byemero bahize bose bakura bavuze impundu bangeranya bakorera bose binikiza batubwo wavutse Cyuzuzo uzahora ucyurirwa ibirori ngwino Cyuzuzo murugo wavutse Cyuzuzo yewe yasanze mberewe n'uwayivugaga yaje aseka kameze neza amasonga muvukana ngo tuze tukore tunogerwe ukimara kuvuka Cyuzuzo uri kubyaye Cyuzuzo kundugumya utete ejo nza kujyana hirya iyi kwa nyogosenge kumporeza jya ndaririmba mbyinira gutera gusimbiza subiza umenye kwaho uvuka banyuzwe kuva ukidusanga Cyuzuzo ngwino Cyuzuzo rero yarahabaye mu bihe bitoroshye haba ababyeyi bakiriho haba muri uyu munsi mbese kugeza batakiriho kugera uyu munsi niyo mpamvu uyu munsi twamugeneye akantu nk'aka ni agashimwe twe ntituzi guhimba ni agashimwe ko kumushimira ndata ubutwari nsinda ubutwari ndata umunsi udasa n'iyindi ndata iterana ry'umuryango ndata umunsi w'amavuko y'umubyeyi uduhagarariye twese umunsi nk'uyu ubwo baravutse umunsi mwiza utagira ukusa umunsi mwiza utagira icyasha umunsi w'amata n'ubuki urayahorane kuko bikwiye ubwo ababyeyi bavuza impundu baraterana sinakubwira amajwi meza bayaha Imana birabarenga barahamiriza bati imfura yacu tuyihe Imana sinakubwira ubwo birashyuha bati tumwite nde Mana ihoraho iti mumwite komeza usenge nirwo rugendo rwe namuhaye komeza usenge ubwo barasenze iramwegera iti mwana wanjye muri hafi mu byawe byose ngurwo urugamba naguhaye ugambi neza mu byo nguhaye ababyeyi bati dore ibyiza niyo dusenga ubwo murabizi genda aho Imana ati dore umukobwa yarezwe neza sinababeshya kuko ababyeyi benda n'indashyikirwa nubwo isi n'abantu biba biraje ishyari riranga ubwo biratinda
riti tubagendeho tubaneshe, ubwo ikibondo baragitwara. Ubwo ababyeyi baratakamba bati mbabaje nde mana yanjye, ntunzwe na bake byo ndabireba, dusesengura amazina yacu isi n'abantu bitatunesha. bajya ku rugamba, ubwo barasenga ntibyatinda nibwo bashubijwe, barashengerera barahabwa, niyo nambaza baravutse, nsaba Imana nibwo rugendo. Dufite umukiza Mana yacu, kuko urugamba turarutsinze, Mukanyandwi muramureba, Eliyasi ati tujyane nzagutaka ineza rwose. Ubwo Minani ntiyahatangwa, ati umunani se murabuzi, nuwo kwegera Yezu rwose, kubw'amaraso ye yadukoye. Muja w'Imana ati ndi hano rwose, ndinda tujyane kuko urwo rugamba njye ndarushoboye. Nyiraneza ati ndubizi, sindayigaye ubwo mubireba, mfite umukunzi ubaruta bose, ni nawe undwanirira urugamba, isi n'abantu njye nkabinesha. Ita Yezu byo murabizi, nsaba Yezu murabireba, amaraso ye atagira inenge niyo atubeshaho buri munsi. Umuherereza baraje, ati reka ndate ubutoni bwanyu, mwanyakiriye mudatinda, uburere bwiza muransiga, mbahaye impundu murazikwiye. Uwo mutima Imana yaguhaye ni wowe mbwira, komeza usenge, uzawusazane ndakubwiye, kuko aheza ho harateguye, hora n'intera mwene data. uri rukundo, sinirangagiza uko witwa, rimwe ababyeyi baguteruye ubwo wavutse utagira inenge, abaturanyi bagushagaye, iyaguhanze igutegereje ngo uzayikorere imirimo ikwiye. Uri rukundo, bagutoje umuco nyarwanda maze urabubaha biratinda, ibyo bakubwiye ntibigucike, ibyo udasobanukiwe ugatuza, umutima ukunda ukaritegura, ukarisobanuza witonze. Erega uri rukundo. Ntibyatinze tuba turaje, ntiwaduheje uratwakira, uko tutakuza tugusanga, ukadusanganiza urukundo, aho dukosheje ukaducyaha, ukatwicaza bigatinda, inama zawe tukazitora. Ubu niyo nkunga ikomeye cyane. Rukundo rutatse umutima ukunda, wakunze u Rwanda n'abarutuye, ukunda Imana n'abayikunda, ndetse n'imahanga warahatashye, none imyaka ibaye myinshi. Ngushimire nese mubyeyi, imyaka yose umaze mu Rwanda, wabaye imfura by'urukundo, wabaye imanzi itatse neza urukundo. Mubyeyi uhetse imbaga nyamwinshi, yaguhanze yaragutoye, abakubyaye barakurata, natwe twaje kuguha inkunga. Kuranga umunsi nk'uyu tukawukunda, ubwo wari ugeze i Rwanda, ababyeyi bavuze impundu, natwe twaje kuguha inkunga. Gatoya kuko sinsezeraho nkigenda, nahawe ikaze itagira iherezo, reka twiture mu rukundo. umuvandimwe wacu Musenge Siliveri Rukundo, nuko ashyikiwe bamaze kutugira umuvugo mwiza, ni iby'agaciro. Musenge Siliveri rero tumaze igihe dutekereza uburyo twakugeraho tuganire, bikanga
ariko iminsi iba myinshi igahemwa n'umwe. uyu munsi ubwo wabaye uyu nguyu. Ndakeka imiryango duteraniye aha ngaha nta muryango n'umwe utari wagera iwe mu rugo, tugategura kugira ngo tuhagere hakazamo za kirogoye, ariko uyu munsi twabitekerejeho duhuza ibitekerezo nk'abanyamuryango, turavuga duti turamutse dufashe umwanya nk'uyu nguyu bagize aniveriseri y'imyaka 51, natwe tukaza tukifatanya nawe muri ibyo byishimo, ko byatubera byiza kurushaho. Ubwo rero urimo ubona tukugaragiye ahangaha, ndabona turi umuryango n'inshuti, twaje kugira ngo tukwifurize isabukuru nziza y'imyaka 51 maze ugeze ku isi. Ikindi cyari ukugushimira uburyo tugeze aha ngaha ukatwakira nk'abavandimwe bawe, nubwo bavuze ngo mvuge ijambo n'umukuru waje, intore yaje irongoye izindi, ariko ntabwo aryo hasubiwemo. Muri twebwe ntihabura n'undi uza ibiganiro kugira ngo biryohe. Ntabwo mvuze ngo ndafunze kuko bavuze ngo ngewe mukuru, uko turajya dukomeza tugenda tuganira n'undi ufite ijambo ntabwo ari buri niganwe, saba bamuhe ubundi dukomeze tukwizihirize uyu munsi mwiza w'isabukuru abagize iyo myaka 51. Mwakoze cyane, reka gushimire. cyane ati ntabwo turoje ijambo, ahubwo amaja arayatangije ku mugaragaro. Mbere y'uko wenda reka tuhagarike ibiganiro havanye kugira ngo agire icyo avuga mbere y'uko wenda bikongeraho, reka tumuhe umwanya nawe avuge. Ibintu rwose njyewe nibwo bwa mbere mbibonye, nibwo mbonye ibintu bimeze gutya, turishimye rero. Bityo buriya nk'umuntu wateguye iki kintu rwose akavuga muti umuntu nkuriya mukavuga muti reka tutegure umunsi mukuru mwiza w'amavuko ye, ni ikintu gishimishije. Bityo ahubwo twebwe tubiboneyeho bamwe tutari tunabizi n'ubu, natwe hari igihe wenda tuzajya tubikorera nk'abacu cyangwa se natwe tukabyikorera gutyo.
mudufashije n'ubundi ubwo. Bityo rero ngewe nta n'amagambo menshi yo kuri uyu munsi usibye ibyishimo gusa no kumushimira nifuriza n'umunsi mukuru. Uprise music, baby. Fraga got the recipe. Kwanza na furaha nitaimba na kucheza, washa mishumaa, weka keki juu ya meza, oh ila usinicheke, nimekuletea zawadi kidogo lichobarikiwa, aki mwana mkwete aja na dumu la maji nasije kakumwagia, ana kapicha kako nitaka post, poso kupenda itawakost, leo siku yako nishajikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Sinyagi pombe leo talewa, niwape shombe walochelewa. Ndabashimira kubera uyu munsi mwawutekereje mu gihe gito mukawutegura n'imbaraga nyinshi kandi mukaba mwaje kuwizihiza. Ni ibintu by'agaciro kandi namwe muri abantu b'agaciro, abantu biyubashye kandi bakwiye kubahwa. Ariko ndabona hari n'abadahari. Ndomomeza se? Umuntu wabitekereje mbere ntabwo ndamenya uwo ari we, nta nubwo naperereje, ntangiye guperereza namumenya, ariko icyo nzi ni uko igitekerezo cyafashwe mu minsi ya vuba ishize. Kuba rero mwashyizemo imbaraga mukabitunganya bigeze kuri uru rwego, mugashyiramo imbaraga kugeza ubwo umuntu aturuka i Musanze, undi agaturuka mu Busanza, undi agaturuka Gakenke, undi agaturuka hehe, rwose tugahurira hano n'ibintu byiyubashye kandi bikomeye. Ubwo rero nabwiraga ndabashimira mpagaze hano rero kugira ngo mbashimire umutima mwiza, urukundo n'ubuvandimwe mwangaragarije kuri uyu munsi. Nabivuze mu kanya, uyu munsi hari umuntu Imana yaweretse, arabibwira abandi bahita babifata vuba, mu gihe gito murabiteguye umunsi mukuru ukomeye ufite imbaraga nyinshi. Iyo menya ko uyu munsi uraba ufite imbaraga zingana gutya, nari kuba natumiye nk'impara, nka orchestre impara. Ariko biragaragara ko mwifitemo imbaraga nyinshi, imbaraga z'urukundo, imbaraga z'ubuvandimwe, kandi ni ikintu gikomeye. Ndabashimiye rero. Kubareba
turi kumwe hano ndazirikana urugendo rurerure mwakoze, ariko ndazirikana n'urugendo rurerure tuba twarakoranye tugenda dukorana nk'abavandimwe, narwo ni ingirakamaro. Ubwo rero ijambo ryo kubashimira, mu by'ukuri amagambo yo kubashimira ntabwo napfa kuyabona, kubera yuko iyi surprise mwankoreye mvaga nagerageje gukontorora utuntu ariko biranze bibaye surprise. Ubwo rero murakoze. Niryo kubabwira ngo turi kumwe. Tom yabivuze ko uko muri hano buri wese mba nagerageje kumugeraho aho ari. Ntabwo mvuga ngo mwebwe n'ubwa mbere wenda muje, ngewe narwubatse ku mutwe mpora ngenda. Hari nubwo umuntu ateganya kunsura mu by'Imana agasanga ngeze i Kabgayi, hari n'uwateganya kunsura mu Nyakibanda agasanga ngeze i Roma. Ni ukuvuga ngo ndagenda, ariko kuba ngenda ntabwo bivuga yuko ntaho mba ngeze ubundi hano. Rero ngewe mba numva ari inshingano kubungabunga ubumwe, ubuvandimwe n'urukundo mu bavandimwe. Iyo nshingano nge nyiyumvamo, kandi nkabashimira ko igihe cyose tuganiriye, habaye ibirori, duhuriye mu yindi gahunda, duhuye pari hazard, turumvikana, umuntu akabona afite ubuvandimwe n'abavandimwe bamuteye ishema. Ubwo rero no mu zindi gahunda mukomere muhumure turi kumwe. Gusa hari igihe gahunda zigira gutya zikaba ziragonganye. Nk'ejo bundi Musanze byaragonganye, numva birambabaje. None mu gihe nari ntarajya no gusaba imbabazi, ubwo bansinze ikindi gitego, ubwo bibaye bibiri, ubwo nta kibazo ndabyumva. Bibaye bibiri, ariko igihe tugifite akanya n'imbaraga n'ubushake, ibyo bibiri bizavamo muhumure, ndabizirikana. Ubwo rero ndababwira ngo turi kumwe, kandi namwe mbasaba ko buri wese aho ari wohereze ka message usuhuze umuvandimwe, umuhamagare, cyangwa se niba utabashe no guhamagara umubipe, cyangwa se niba nabyo bitemeye, siyo ko ntekereza yuko nkurikije umugisha Imana yaduhaye ntawabura igiceri cyo kubipa. Aramutse ahari yabivuga hano tugahita dukora fundraising tukaba turagikemuye. Ntekereza ko ntawabura amayinite yo kohereza message umuvandimwe, ariko niba wenda ubona bwanakwiranye umuturire isengesho. Urumvikana? Ntabwo habaho MTN kuri communication gusa, hariho na communication irenze ubwenge bwa muntu, inyura mu isengesho kandi ikanyura ku Mana. Birumvikana? Iyo communication rero ishoboka, nta itagusabye amafaranga, itagusabye iminota myinshi, ukayinyuza mu isengesho. Imana yayihaye agaciro kugira ngo abakundana batazajya bavunika. Birumvikana? Ubwo rero nabwiraga ngo turi kumwe, ari ingingo ya kabiri. Ingingo ya gatatu nuko murabona nyine dufite n'ababyiruka, amasera nyine n'amasera yo nguyu, ariko tukabimenya ko ari masera, tukamwubaha muri gahunda ze, noneho tukamufasha agatera imbere n'undi. Ubwo rero mvuga ku babyiruka cyane nk'ubyumva,
ariko ni ukugira ngo umenye yuko isano n'indangagaciro bica mu burere. Birumvikana? Binyura mu burere. Ubwo rero ababyiruka mubatoze kumenyana n'abavandimwe, mubatoze kumenya kwagura amarembo. Birumvikana? Ubwo ngubwo ndumva ntabwo mbabwira ngo mubibatoze kubera yuko bidakorwa, ndabibabwira kugira ngo mumenye yuko ari ibintu byiyubashye bigomba guhabwa agaciro. Ikindi ndumva nta kintu nakongeraho, abana namwe ndabashimira, usinzira rota Imana n'amahoro. Ndabashimiye kandi turi kumwe, kandi ababyiruka dukomeze tubaheke. Natwe twakuze kubera yuko hari abaduhetse bakadutoza indangagaciro zituma tuba abantu biyubashye. Rero nabarebye nkumva nyine birandenze, nuko uriya mugabo rero nawe umfasha muri wa mukino, nawe ndamushimira. Namubwiye mu gutungura, ariko rero nanjye ubu ngubu nanjye mba natunguwe, nzi ko ari ibintu biraba biremereye gutya. Hano haje n'undi muntu mutazi, uyu nguyu ni Padiri Prosper. Ayobora imprimori y'i Kabgayi. Ubona ni abavandimwe banjye n'abo bashakanye. Ni ibyo ngibyo nuko bimeze. Harimo n'abaseribateri, ariko harimo n'abaseribateri uburyo nyine hari nk'ahantu muzi umukobwa witonda mwaturangiye uruta abandi. Aho nyine abaseribateri bacu nk'ubu bageze kurya kubera nyine ibintu bya kuri seribateri. None hari n'undi museribateri, harimo n'amafanta aho. Bimeze neza. Mwese ndabashimira. Prosper nawe ufashe akanya ukaza ukabaramutsa, nawe ndagushimira. Sibyo? Iwanyu mu bipangu, uyu nguyu iwawe hari ibipangu, kandi mukomeze mugubwe neza. Ushaka gusa amagambo yavuze mwayumviraga kandi yarasobanutse. Ni umuntu mukuru, natwe twigiraho byinshi. Ijambo rye rifite impanuro nyinshi, iyo uryumvishije ziragufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Mugira amahirwe rero kuba mumufite nk'umuvandimwe, muba muri kumwe buri munsi, no kwitabaza, udafite n'urwikanga n'urwikekwe, ukamusanga mbese mwisanzuraho nk'umuvandimwe n'umubyeyi icyarimwe. Babivuze mu muvugo. Mufite amahirwe menshi cyane rero, mujye muyashimira Imana. Ariko yanavuze ati asoza ati tujye dukominikana, niyo wabura n'amayinite twafundraising, ariko niyo byananga burundu hari kominikasiyo mu isengesho. Yavuga ati tujye dusabirana kugira ngo umwe dufite bukomeze. Ndumva ari ibintu byiza cyane. Nanjye ndashima ko bavana nk'abana n'abutse bikishyira bakaza bagahura hamwe bakaganira. Ni ibintu byiza cyane. Kera ku babyeyi bacu bo twakomotseho usanga abana bakuranye nko ku munsi mukuru kuri Noheli cyangwa kuri Bonane, bakicara hasi mu gitondo barya, bamwe bagaragiye umusaza, bamwe barya bakanabyina, ibintu bijyanye n'umugoroba bamaze guhaga bakabyina akanyiramuriro. Nyiramuriro murayizi? Ni indirimbo ya kera babyinaga bamaze kunezerwa, ariko abakecuru barabyinaga neza itaka ivumbi rigatumuka. Namwe kariya impunza gutaha mutagacinyeho kandi ugasaze witera umuzi, cyangwa n'akandi mwabona kabanezeza mugashyireho, kugira ngo icyo nzi neza ni uko muri butahe mutabishaka. Icyo cyo ntacyo basomye ku maso,
muraba mubireba icyo nakivumbuye rwose muri butaye mutabishaka kuko ibintu ni byiza kandi byiza cyane nta muntu utabyishimira kandi rwose ngewe inama nabagira nubwo yazibagiriye mujye mwiyaranja nka rimwe mu myaka nk'itatu mu mugore muri cyangwa buri mwaka pari zagushire ku ntoki nziza watanze nagira ngo wenda nongere mbahuze kandi kugira ngo bazumvishe kandi dufinye tuzadushyire mu bikorwa murakoze. Remember the days I used to pray Gonza wonu umuntu nkawe I can't believe that I finally found the one. Yeah. Sinagusabye Imana rimwe si kabiri si gatatu narayititirije none I finally found the one. Sinarinzi ku rukundo ruryoha gutya ntarakumenya. Yeah. When you wrap your arms around me, it feels like home. It feels like home. Baby, you gotta know. Nzagukunda ukuri, njye nzahora huri, nta musi n'umwe uzagira irungu mu gihe cyose nkihari. cya papa wacu uko ngewe ni papa wanjye tukigendamo neza nawe abonye ko yishimye cyane akabona ko byamugeze ku mutima akanavuga ati ibintu mwabiteguye gutya ati ntabwo nari ko byateguye gutya ariko nawe byashimishije uko nabibonye nuko byateguwe rwose n'ibyishimo byiza nabonaga ngewe binakunze umuntu yanabiraramo wenda bukacya neza tukanabisubizamo nk'uko arimo kubitubwira ariko kubera ko kurara numvaga wenda narara pe byanankundira ariko abantu tuba twazanye bitewe n'ahantu umuntu aba yanaturutse ntabwo barimo kutwemerera neza usanga nabo baducanye batubwira muveyo mutahe ubu ngewe umuntu twari twamaye ko kuvuga nk'umuryango tuba turi kumwe n'ubundi ibintu ni byiza ko twabiteguye tuzongera tubitegure n'ubundi twongere tugire ahandi hantu duhurira byiza cyane kuko ibi ngibi bituma umuryango wiyubaka nta nubwo twicaye gutya icyo umuryango washaka kugeraho cyananirana ko iyo abantu bicaranye bakaganira gutya umuryango icyo bashatse kubaka cyose baracyubaka. Iyi ni fondasiyo nziza tuba turimo ubwo rero nkaba nshimira papa wanjye uyu nguyu uyu munsi isabukuru yagize twese tumwishimira amahirwe tunavuga ngo nawe abafite byinshi abarimo kudushakira natwifuriza kuko nawe aho aba yicaye anaryamye n'ishengesha abaduturira abavuga ati abana banjye nasize hariya wenda nabo bagire gutya bagire n'icyo nabo bagiraho kuko nawe iyo abonye abana baragiye abona nawe batatatanye za nama bamushinze abona zirimo zimeze neza cyangwa zirimo zigenda neza ibyo bava mu kanya tumuntu utagira amayinite gutera mushakire n'indi wenda ngo abashe no kureza kamishaje kuko nabo bari byishimo bafite kuko bari bumva ko nta muntu agomba kubura amayinite ni icyishimo nabo bafite akishima akajya akavuga ati rwose nanjye inama ndagenda abona zigenda neza akaba rero nanjye twagira rwose twishime dushyiraho akaririmbo tumushimire ubundi nanjye mbabwira mu kagiye muba mutarambona hano nanze kugenda mutavayo nongeye navuze wenda mwaza mu kanya kubera abo bantu baneje muteye ari wowe nesha byose nabuzagitina aterura ndirimba mvuga nishima nyagushima shima nyagushima ukurukundo umuntu ukamenyera byose ukabima ku buntu bwawe nta kiguzi nanjye ndaje gushimira iyo neza iki cyatuma nagushimira nyagasani
banjye babivuze bambanjirije, navuze byinshi byiza kandi bishimishije. Nuko rero babivuze, padiri wacu izina twaguhaye uri Rukundo. Rukundo ni umurage natwe tuzasigira abadukomokaho. Turi tumaze kubyirura abasore n'inkumi, ibi ngibi nabyo agomba kubikurikiza, ni urugero rwiza tuba turimo tubaha. Ubwo rero ntizibye mu magambo, mwadushimiye ariko nitwe twabashimiye. Ubwo rero ntatinze rwose, umuntu wese wabashije kugera hano Imana imumpere umugisha. Murakoze cyane. Nubwo dukorana imyitozo, ndi n'umukristo wa paruwasi ya Byimana. Urumva yuko ndi muri no paruwasi abarizwamo afitemo n'inshingano, ariko mbabwije ukuri, buri kintu cyose kigira umwanya wacyo wo kukivuga. Ndamutse mubwiye ko mukunda turi twenyine nabyo ntacyo byaba bitwaye, ariko kuva muhari kandi mukaba muri abavandimwe, mboneye umwanya wo kubimubwira namwe mubyumva. Mukunda padiri umuvandimwe wanyu kandi akaba n'umuvandimwe wanjye n'inshuti yanjye, ni umuntu ashobora kwigiraho amuteze amatwi cyangwa amureba. Ni ukuvuga ngo ashobora kukwigisha mu buryo bubiri. Ushobora kumutega amatwi ugakora n'inyigisho, ushobora no kumureba ugakora n'inyigisho. Uko yitwara, uko abaho, uko afasha abantu. Ubu ngubu ntimugire ngo nimba basura, nimba bagendera muri abavandimwe, niko n'ahandi hose bimeze. Ntashobora kukunyuraho ntagurire inshuti, ntashobora nyine ari mu rugendo abona mugiye mu rugendo rumwe. Mbese ni ibintu byinshi cyane kandi byiza umuntu yamwigiraho. Rero umupadiri ndatekereza ko muri abakirisitu bagenzi bacu, we ni umusaseridoti n'umukirisitu icyarimwe, ariko twebwe abakirisitu ntituzagwe mu mutego nk'uw'Abayisiraheli baguyemo. Yezu yavukaga nyine yavukaga muri ako gace, bakajya bavuga turiya si uwo kwa Mariya, uriya si umuvandimwe wacu, bashiki we ntitubatunze. Nyine byaba biri ngo nta muhanuzi urerwa, mbese bamuzi bameze nk'aho ari ukumumenyera, bavuga yuko wenda nta kintu kidasanzwe yabazanira kubera ko bamumenyereye bamuzi. Ariko umupadiri, icyo nashaka kuvuga, umupadiri nubwo aba ari umuntu tuvukana dusangira, ntabwo harimo ikindi gice abahagarariye Yezu. Ibyo murabizi, ntabwo najya kubivuga cyane. Abahagarariye Yezu dukwiye no kumwubaha nk'umuvandimwe wacu, ariko tukanamwubaha tubigirira icyubahiro dufitiye Yezu, dufitiye Imana. Ubwo rero ndabashimiye, ariko mbabwira nti mufite umuvandimwe mwiza, natwe dufite inshuti nziza, kandi tuzakomeza tubane neza. Imana ishimwe yuko namwe mbabonye tukamenyana, biranshimishije. Ubu hari n'abandi b'inshuti ze benshi bataje bagombaga kuza, ariko ntacyo nzabasangiza ibyiza twaboneye hano. Ndabashimiye, murakoze, Imana ibahe umugisha. Nuko rero nanjye nk'umuvandimwe n'umusaza wanjye, kandi akaba mukuru wacu twese, uko duvukana turi 12, tukaba turiho turi 11, nabyo turabishima Imana. Ubwo rero nanjye hari impano namugeneye, nanjye nagira ngo nimushyikirize. Kristo yarakoze iteka ryose, kaze nimushyikirize.
babiri bizuye. ibintu ni byiza ntawabigaya uwabigaya yaba imana abayibendeye
musaza wanjye ana n'ukuri wacu byaranshimishije ndavuga nti nzaza twifatanye uyu ni umubyeyi ari mu babyeyi bacu niwe mubyeyi dusigaye tureba nta kuntu umuntu yari gusiba kereka arwaye namuteguriye inama mpagaze aha ndigushimye cyane ubu bwa kabiri nageze muri aka karere ka Muhanga ariko numva njye nagikomeza ngenda ni Ruhango twageze Ruhango numva ntari mbizi so ndabashimira cyane kuko uyu munsi mu kuwutegura njye ndashimira n'abawuteguye cyane ariko ubu kubera mukomeza kudusabira urumva nanjye hari ibahasha nageze ngo habonekemo ishapure n'umuryango tubona padiri ni byose byacu ariko naje gusanga ari byose by'abantu bose ubwo rero natwe twamugeneye akantu hano gashimishije cyane ariko ntitugatwara neza cyane rwose umusekreteri ora rwose babishinze nuko murakoze kuri uyu munsi mwiza wibuka itariki wavutseho ugira umunsi mwiza isabukuru nziza kuri uyu munsi mwiza wibuka itariki wavutseho ugira umunsi mwiza isabukuru nziza ugira umunsi mwiza happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you n'ibica n'umutuku biraba ari ibyo Uprise music, baby. Fraga got the recipe. Kwanza na furaha nitaimba na kucheza, washa mishumaa, weka keki juu ya meza, oh ila usinicheke, nimekuletea zawadi kidogo lichobarikiwa, aki mwana mkwete aja na dumu la maji nasije kakumwagia, ana kapicha kako nitaka post poso kupenda itawakost, leo siku yako nishajikoki, ndugu rafiki za
nasema happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. ababyeyi murugire urukundo ni rwogere abagabo barugire urukundo ni rwogere urukundo ni rwogere abatarugira urukundo ni rwogere urukundo ni rwogere ibintu ni Yesu wabikoze Yesu wabikoze ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ababyeyi ni Yesu wabaremewe turanezerewe ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ibi bintu ni Yesu wadushyizeho turanezerewe ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ibi bintu we ibi bintu ni byiza ibi bintu ni byiza ibi bintu ni byiza tubonye ugezeyo ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ni Yesu wabuzenewe turanezerewe ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ni Yesu waturemewe turanezerewe ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ibi bintu ni byiza ibi bintu ni byiza ibi bintu ni byiza ibi bintu ni byiza turi kumwe n'umucuruzi mbega ibyishimo tuzagira Yesu warampaye sinzibagirwa warampaye warampaye Yesu warampaye sinzibagirwa warampaye sinzibagirwa warampaye warampaye Yesu warampaye sinzibagirwa Warampaye sinzibagirwa
Pete caga bongo, yo beba pesa ya. Yo beba pesa ya. Cléopatra Mukula. Ase otele mino na kwe, osali no lokote, na motokia chibude, wataka ule wewe. Yo beba pesa yo. Yo beba pesa yo. Les pacificateurs jusqu'au bout, Vital Kameni. Yuma no gagati, Zoba no gagati. Yuma no gagati, Zoba no gagati. OLK, initiative plus. Toza Golia, Toza Gomela, Toyena programme. Lilie, 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 yo beba pesa ya. Yo beba pesa ya. Kilo Burunda, Jean-Paul Bichweka. Obani Bulo na dize, Olembino na douze. Talabaninga ba continue, Nasima tangwa salaire, yo beba futa. La haute gamme Elga élégance. Yo beba futa ya. Salomon Ben Salomon. Yuma no gagati, Zoba no gagati. Yuma no gagati, hey, Zoba no gagati. Les MVP Serge Ibaka. Okay. Oya, Sukuma, we, Simba na washa moto. Sukuma, we, ambia walale watoto. Asa cheza shubaka yoko, sayoko, yani kama na chamba doko. Moko moko. Wape, wape, wape. Nasema wape, 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 wape. Sasa wape, wape. Sometakasha, wape. Komesha, wape. Nyuno ya kwenye cha, wape. Nyongesha, wape. Oya, mateka, mikono juu. Yambu shusha chini. Leta tena juu. Shusha kwa kiuno. Tunanyatia, nyatia. Zaku nyatia, nyatia. Tunanyatia, nyatia. Zaku nyatia, nyatia. Tunanyatia, nyatia. Zaku nyatia, nyatia. Excellence ZK. La fondation DNT plus forte. Parfumerie Stéphanie Napoulman. Aïe. Boss, Eric Mandala, the one and only. wese mu rugendo agiyemo ajyana amahoro ya Kristo kandi ibyishimo by'uyu munsi twese bitwongerera imbaraga. Ngewe ndimo ndazumva hari abantu bahoze bambwira ngo narabyibushye nabyibushye uyu munsi. Izina ry'Imana Data na Mwana n'Umutagatifu. Amen. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, urukire ko nageze ku mubasha kumujya. Agutakambira mu mwanya musabire, cyo tunizera. Nawe n'umuganya n'abanyabyaha. Mubyeyi mukiza. Turagushimira Nyagasani ko abanye natwe muri uyu munsi kandi turakwingiza ukomeze ubane natwe. Uduhe umugisha wawe. Udukomeze mu ngabe zawe zinyuranye, uduhe imbaraga ku mutima no ku mubiri, tubashe gukunda no gukora ibitunganye. Tukweretse kandi n'abandi bavandimwe bari hirya no hino, imiryango yacu, inshuti, abatugirira neza,
abo bose ubaduhera umugisha ubakomeze ku mutima no ku mubiri udufashe gukomeza kunga ubumwe mu rukundo rwawe wowe hagati iteka ryose gira amahoro turasama mu cyaha Yesu ugira umutima utuza kandi woroshya mutagatifu Nyagasani Yezu nabane namwe ushobora byose abaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu mujyana amahoro n'ibyishimo bya Kristo